Chebenda chamanutse chebingo chemanuka chalenze chebenze chelizo chelenze kobwera chechumza bocho ishakaho chenda chitwaje falanga ryabyimbye mu pu byimbye mu cyuma cyarateroye byuma chebyemba magam. Ikaze kuri igihe.com, ikaze kuri Igihe Culture, ikaze ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, ariko nanone ikaze hano i Paris mu Bufaransa. Finally niho nageze. Hano ndi ni mu rugo rwa Big Dom, ntubone hari studio, ni mu rugo uno mugabo yitwa Big Dom, abantu batamuzi. Ubwo uzi Ange ukaba uzi igishwi, abantu ba kera barabyibuka. Big Dom umeze gute? Twari turaho turashima Imana, ubuzima bumeze neza. Bakaza neza Paris. Finally turabonanye bro. Yaciye igihe kirekire. Hari yaciyemo igihe kirekire, imyaka 13 gutyo ntishize. We imyaka igiye kugera 13. Uri i Paris. D'accord, oui. Ni myinshi koko. Ni we imaze kuba myinshi. Igihe kirekire. Yes. So reka mpere hano kubera ko n'ubundi nagusuye iwawe. Ubuzima bwo mu Faransa bumeze gute? Ubuzima bwo mu Faransa ça dépend kuri wowe. Kuri njye uraho. Meze neza, ndashima Imana, ndakora akazi mu buzima busanzwe. Yego. Nkomeje kugerageza gukora muzika yanjye nkuko nayo nisanzwe nikora. Okay. Ibyo nari ngamije gushaka ubumenyi byo kwiga narabyize, mbasha kubirangiza. Okay. Harimo n'ibyo nkoramo. Muri make ubuzima bwo mu Faransa ni sawa. Ni sawa. Biracamo, ndashima Imana. Ibijyanye n'umuziki? Ku bijyanye n'umuziki w'indi ndagerageza gukora izindi ndirimbo nshyashya. Okay. Hari izo nagiye nkora nkasohora ama single, ariko ubu ngubu mfite izo ndakora nshobora gusohora kuri album y'indirimbo 6, ndasohora rimwe ziri kuri album 6. Ari akora n'amashusho yazo. Okay. Bivuze ngo Big Dom noneho mw'iyi minsi cyase mw'iki gihe ugiye guha uhagije umuziki. Umuziki ntago ngureka n'ubusanzwe mu buzima busanzwe. Yego. Ngerageza kuwukora, ariko nkuko nguvanga n'akazi n'ubundi buzima busanzwe. Ariko mu gihe nkuko bivuze, mu gihe kiza nko mu mezi nk'abiri, ndafata umuziki nkuhe umwanya wawe uhagije kuko mbitegura iyo album y'izo ndirimbo kugira ngo zishyire ku rwego numva nifuza kuba zajyaho nyuma y'igihe kirekire gishize abakunzi banjye batumva indirimbo zanjye. Okay. Mbere yuko njya mu minsi iri imbere, reka nsubire inyuma gatoya. Hari umujene uri burebe ino interview, hari umujene uri buze kumva iki kiganiro atazi Big Dom neza, yumva nk'indirimbo akavuga ati ko n'umuntu yabayeho, ari kuvuga ati wasanga ari mu bihe bya makanyanga. Big Dom yatangiye umuziki ryari? Big Dom natangiye umuziki mpereye ku ndirimbo ndabyibuka hari mu gihumbi. Mbere narabyinaga. Nakoraga amapa muri groupe rwa Cool Family. Okay. Nyuma nza kwivamo mpinga groupe yanjye yitwaga West Side. Ahubwo nyuma ariko muri icyo gihe narakompozaga indirimbo zanjye zo Cool Family yajya ni Nyamirambo. No, Cool Family yarimo y'abana bagiye batandukanye, ahubwo yari abana cyane mu Kigaga babaga za Kimihurura. Ba Bubu mwarabyina. Muri Cool Family. Okay. Ariko njye nagiye muri Cool Family, yagiye aba muri Canada ndakeka. Okay. Nuko nyuma yabyo ariko nari ndiho ndakompoza indirimbo zanjye. Noneho ubwo indirimbo ya mbere nayisohoye muri 2005. Indirimbo ya mbere nayisohoye muri 2005. Yari yihe? Indirimbo ya mbere nasohoye muri 2005 yitwaga Igishwi cy'Ikibinda. Igishwi cy'Ikibinda. Chebenda chamanutse chebingo chemanuka chalenze chebenze chelizo chelenze kobwera chechumza bocho ishakaho chenda chitwaje falanga ryabyimbye mu pu byimbye mu cyuma cyarateroye byuma chebyemba magam. Iyo nahereye Igishwi cy'Ikibinda. Okay. Inspiration yarivuye he? Inspiration yarivuye ku bintu byari situation yari iriho icyo gihe. Yari hari Igishwi cy'Ikibinda gishaka kwinjira mu rukundo cyitwaje faranga. Noneho iyo ndirimbo maze kuyisohora mbona abantu barikunze. Okay. Abantu bakera icyo gihe baba promoter bakora ku maradiyo, barabifashemo cyane, ndabashimira abantu bitwa ba TK. Okay. Tijara Kabendera amfashe cyane. Harimo n'abitwaga ba MC Mande n'abitwa Vigile bakora kuri Radio 10. Yego. Noneho mbonye ko igize hit, bintera imbaraga zo gukora indi ikurikiye, nkora
Ange Orange, za Cyuzuzo na za Never Again, yego na za Shake Shock Shake n'izindi nyinshi. nagusuye mu rugo by the way reka mpere kuri iki ngiki uribana wa mugani waje gukora umuryango bimeze bite icyo gihe ubwo naje nyine gukomeza mu buzima bwanjye yego nza guhura n'umukunzi nza kugira undi mukunzi we mfite umwana n'umukunzi. Wow. N'umukunzi n'umunyarwandakazi n'umufaransa ubyo oya ntabwo ari umunyarwandakazi ni umufaransa ufite inkomoko yo muri cya gihugu uheruka kuva gusura mu Bubiligi. Oya hari ikindi gihugu uheruka gusura gutyo. Ni umufaransa ni umufaransa ukomoka muri icyo gihugu ariko nyine w'umufaransa ariko we ni umukunzi wanjye dufite umwana umwe w'umukobwa. Kuva 2009 kugeza uyu munsi ntabwo uragaruka mu Rwanda, ntabwo urasura u Rwanda? Hakiri igihe kirekire. Wakumbuye bro? Ndakumbuye cyane n'umutima wanjye wose. Nk'iyo uri kuri internet iki ni ikibazo nakunze kubaza abantu hano i Burayi. Nk'iyo uri kuri internet cyangwa uri kureba amakuru yo mu Rwanda, uri kureba uko mu Rwanda byifashe, nk'ibi bintu wumva ufite amatsiko uvuga uti ningera i Kigali bana nzajya kureba ibintu nkuko nanjye we namanza avuga nti hano turi feri ngomba gutaha ndi agafoto. Kigali mbakumbuye ibintu byinshi cyane. Ikintu cya mbere cya kwanza makumbuye abantu. Yego. Abantu inshuti zanjye nayo mfite inshuti nyinshi cyane. Yego. Makumbuye abese nyine abashuti banjye ba kera. Makumbuye ikintu cya mbere cya kwanza numva makumbuye no kubakorera konseri kuririmbira imbere y'abakunzi banjye. Wow. Bazi n'indirimbo zanjye nazo banaziririmba bazisubiramo. Yego. Ariko nkaba nkumbuye no kuhareba nkurikije ibyo mbona muri video nkuko bivuze afite abashuti benshi cyane bajya mu Rwanda, afite abashuti bariyo. Nkurikije ibyo mbona ndari ibintu byinshi cyane nifuza kureba. U Rwanda rwateye imbere cyane bigaragarira ijisho. Yego. Ibintu byose numva nifuza kubireba. Siritu Nyamirambo iwacu mu Marange nabonye yarahindutse igende Nyamirambo munsi ya Rafiki kandi nabonye Rafiki ngo ari ahantu hasigateye ubwoba ari heza cyane. Ibintu nk'ibyo biranda bikumbuye. Ndashaka kubabona cyane. Kumbuye ijoro rya Kigali. Cyane n'umutima wanjye. Anyway, nari niba ndakubwira nti tugaruke noneho mu bihe bizaza cyase mw'iyi minsi iri imbere twari turi kuganira mu kanya umbwira uti album ndimo ndayitegura mu minsi mike ndayibaha ariko ku rundi ruhande tuganira off mic cyase mbere yuko dutangiye ikiganiro wambwira guti nyotewe gutaramira abakunzi banjye kandi n'umwaka urarangira mbataramiye. Gahunda imeze gute bro? Ngiye muri gahunda mfite nyuma y'igihe kirekire kimaze nyine ntagera mu Rwanda ku myaka 13 hari ibintu byari ngitegura kugira ngo mbe naza mu Rwanda ibyo bintu ari biri ku buryo numva mbwifuzaho nayo muzika ariko nayo iri kuri yo niveau iyo nifuza. Icyo gitaramo ndagitegura numva ntegujya kuza mu Rwanda mu by'ukuri muri December mu kwa 12 gayo ngukorera nakabazo kamatsiko reka nanabisangiza abantu nubundi nibyizi azumbwira utaha ahantu ntuye naha amateka koko na bro nikanze harimo ibintu by'amateka wahoze umbwira ino nzu waguze justement mwaguze cyase waguze na famille ni y'amateka tuganiriza wa mugane. Iyi nzu y'amateka yayo ufite ni inzu y'amateka akomeye, ni inzu y'umuntu wahoze byandi mu Rwanda bita ngo ihabara ry'umuntu witwaga Napoleon. Bikaba ari inzu rero, iyi nzu yose ubona ni inzu yari uwo mudamu. Urabona hari inyuma hari parike nayo yari parike y'uwo mudamu ariko nyuma kuko ari mu gihe cya kera cyane abantu bagiye bakurikirana mu muryango bagiye bayifata bageze aho barayigurisha niho twaje kuyigura. Nahoze mbonamo ibikoresho bimwe na bimwe bya kera kweri nk'amakadre amwe namwe amatablo nahoze mbona nk'inkono zitabi za kera nibyo barimo ibikoresho harimo ibintu twaguranye n'inzu bifite agaciro ntabwo nzi ukuntu nabivuga kuko bifite agaciro kajyanye n'icyo gihe n'uwo muntu wariwe. Yego, kandi ibintu bya kera ubanza hano ari ibintu bitondera guhenda. Ubundi niho abantu babika amafaranga. Babika amafaranga mu mateka kuko amateka yo ntago ashira.
so ngayo nguko rero ni Big Dom nageze aho nyine ninjira no mu buzima busanzwe kubera ko ntabwo twe tumuherutse reka nizeye ko mwayo mezi ari imbere abantu bari buze kongera kubona ibihangano bya Big Dom hanyuma tukazanataramana nawe uyu munsi ibihangano byawe noneho ibyari bisanzwe umuntu ashatse kumva igishwi ashatse kumva Ange Orange sorry yazumva hehe wazumva ku ma platform yose wazishyizeho ziri kuri Spotify ziri kuri Deezer ziri kuri YouTube urazibona wazishyizeho ziriho ahantu hose wazibona ni Big Dom kuri wareba ni Big Dom no kuri YouTube no kuri YouTube ni Big Dom okay dusoza rero ukurikirana umuziki wo mu Rwanda byanze bikunze mu iminsi umuziki wo mu Rwanda ubona uhagaze gute Big Dom umuziki wo mu Rwanda umuziki wo mu Rwanda uteye imbere cyane nkanjye n'injye wabibona kuko ndi mu bantu hari igihe wavuga gutyo ukavuga ko abantu bashatse kwiyemera ndi mu bantu batangije umuziki wo mu Rwanda muri generasiyo y'urubyiruko yego aricyo gihe twakoraga muziki bigoye cyane yari struggle wagendaga n'amaguru ujyanye CD kuri radiyo rimwe ntibayemera ariko waba ufite indirimbo zika bakayakira nta n'amafaranga menshi baduhembaga muri mu makonsati baduhembaga amafaranga hajya gukora agatuntu ya MTN ugasanga ashobora guhanga ibihumbi 200 ugasanga ntago ariko ubu ngubu nkurikije struggle twaciyemo twebwe kugira ngo umuziki kwanza babanze bawukunde bawumve w'abanyarwanda hazaho n'abandi nyuma yacu generation nyuma ya ba Medina ba The Ben bawukundishije abantu kurushaho noro hazamo ubu ngubu abariho Bruce Melody n'abandi bapeti barimo bararya inyungu zinzira mwaharuye twaharuye none kubera ko nzi yonzire yose twahuriye naho mbona aho bigeze ngenzi ku muziki w'u Rwanda uteye imbere cyane kuri niveau ihambaye ndetse ihambaye cyane hakorwa iki kugira ngo urusheho gutera imbere ko dukeneye kenshi umuntu iyo uri gutera imbere ubureba imbere nanone hakorwa iki kugira ngo utere imbere kuruta uko ahura uyu munsi ni nk'ibindi byose mu Rwanda ibintu byinshi biteye imbere yego igikenewe ni igihe cyo ibintu byinshi byatkozwe byaratunganye byinshi cyane wagezweho igihe cyo kurekura yego mu bintu ahantu ari hose ni ukurekura gufungura inzira abantu bagakora bagashyiramo n'imbaraga mu bushobozi ibigo bibishinzwe nka kuri Bralirwa n'izindi kampani zigashyiramo umuziki amafaranga agaragara mu ba artiste zikabaha agaciro nk'uko batumira abandi ba artiste b'abandi mu mahanga amafaranga babaha bakabaha ariko ibi byose na leta ikabishyiramo imbaraga kuko ikintu cyose leta ishyiramo imbaraga n'abandi bagenda ku murongo amen so ubutumwa rero ku bakunzi b'umuziki nyarwanda ku nshuti zawe by the way ubutumwa dusoza ubutumwa nababwira yuko mbakunda cyane kandi batekereza kandi niyo ndabategurira ibihangano byiza ko bashonje bahishiwe kandi ikindi nababwira nuko abanyarwanda bagumye bakundane urukundo ni rwo rwa mbere